Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Yesaya 40 umurongo wa 10 haravuga ngo, dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Amen. Dore umwami Imana, ni umwami Imana izaza ari intwari, niwe wiyiziye, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Amen. Imana ishimwe ko ariyo yiyiziye, Imana ishimwe ko ije ari intwari, Imana ishimwe ko kandi ukuboko kwayo kuyitegekeye, ukuboko kwayo kuje gukora mu buzima bwacu. Imana ishimwe ko izanye ingororano. Hari ingororano, hari abera bakoze, hari abantu bakoze ibyiza bakwiye kugororerwa, hari abantu bagize neza bakwiye kugororerwa, hari abantu bakoze iby'urukundo bakwiye kugororerwa mu isi y'ababaho, bakabona ineza y'Imana. Ntibazatahe cyangwa se ntibazasoza urugendo rwabo rw'ubuzima batabonye ineza y'Imana mu isi y'ababaho, bakiriho babona ibyiza kandi bakwiye ibyiza, ngo kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Yego, amen. Abo ni abakoze byiza. Hanyuma kandi dore Imana izaza ari intwari, ije ari intwari kugira ngo ibyari byisize hejuru nabyo ibicishe bugufi, abari biyise intwari nabo ibakoremo akantu, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Ni Imana ije kwitegekera. Hari ibyari bigutwaje igitugu, hari ibyari bituruhije, ibyo byose Uwiteka aje nabyo kurebana nabyo. Ubutegetsi bw'ibyo bintu, imyuka mibi bitwaza umuntu igitugu, hari igihe agahinda gatwaza umuntu igitugu, hari byinshi bitwaza umuntu igitugu, bigasa n'ibikubase, bigasa nk'aho ari byo bikuyobora. Reka mvuge ne kuvuga gutegeka, bigasa nk'aho ari byo bikuyoboye, ariko Uwiteka ibyo nabyo aje kubireba, ngo dore kandi izanye ingororano. N'abakoze nabi ntabwo Uwiteka basize, n'abakoze nabi ije kubagororera ibibi byabo, ije kubagororera ibibi byabo muri iki gitondo. Ngo dore kandi n'inyiturano zayo ziyiri imbere. Imana ije kwitura. Wituye umuntu ibibi, nawe uje kukwitura ibibi. Icyo umuntu yabibye nicyo azasarura uyu mwaka. Twebwe niko Imana yatubwiye muri message dufite y'umwaka, harimo ko icyo umuntu yakoze, uyu ni umwaka mbese wo gusarura. Niba warakoze iby'urukundo urasarura iby'urukundo, niba waratanze amafaranga urasarura amafaranga, niba warakoze neza nawe barakugirira neza, niba warabibye ihumure nawe urabona baguha ihumure, niba warahagaze ku Imana ishaka, numva nuko ni ugusarura. Niba waravuze abandi nawe barakuvuga, niba warabarenganije nawe barakurenganya. Inyiturano. Imana ije kwitura, ije kwitura buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze n'aho yahagaze. Icyambu iki gitondo, niba wisanga muri kote itariyo, usaba Imana imbabazi. Ni Imana ibabarira, ni Imana yuzuye kugira neza kwinshi. Nijoro twari dusomye Zaburi 103, iyi Zaburi yamfashije cyane, nakomeje kuyitekerezaho nsanga irimo ubwenge bwinshi. Ngo ni umunyembabazi, ni umunyebambe, arakubabarira. Reka tugaruke mu ijambo ryacu, ngo dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Ibi bintu ntubisome muri nza, ni ubu nyine, ni uyu munsi, ni aka kanya. Vuga ngo dore umwami Imana araje, ubu nonaha aje ari intwari. Ubwire Yesu tugiye gusenga, aze ari intwari mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, aze mu muryango wawe, aze mu rugo rwawe ari intwari, akurwanirira gukiza, tabare, agire neza. Ngo kandi ukuboko kwayo kw'Imana yacu kurayitegekeye. N'ubu nonaha ijambo risoma ubu ngubu nonaha kurayitegekeye. Ngo dore ije izanye ingororano. Imana ngo Mana gushime ko nzaniye ingororano, kandi inyiturano zayo nazo izizanye nyine ziyiri imbere. Mu bindi Imana ishoreye imbere harimo ibyo twituye, harimo ingororano, kandi izanye no ukuboko kwayo niko kuri gutegeka. Ukuboko kw'Imana rero iyo kwaje,
Haleluya. Kuza gukora kandi mu rwego n'ukuboko kw'Imana gukubita, mu rwego n'ukuboko kw'Imana gufata mpiri, mwibuke ku kuboko kw'Imana ibyatwitambitse kubishinguza bikaba mu nzira, kudutabara, kudukiza, biga ku kuboko kw'Imana kuza kudutegeye amaboko. Imana izidutegeye amaboko n'urukundo rwinshi. Haleluya. Reka dusenge. Turagushima mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimira ko uhagurutse kandi ukabuje uri intwari. Haleluya. Ubutwari bwawe turabushimiye. Tugushimiye ubuntu bwo kubaho. Tugushimiye impano y'ubuzima. Urakoze Yesu. Erega nyine wategetse ngo tubeho. Erega nyine niba ubutwari bwawe twabiboneye, kubwa Satani yaturimbura. Ariko ko twegamiye umugabo ukomeye, ko twakumenye Mana, uturindiye mu buntu bwawe, mu gakiza uraturinze, mu kukumenya uturindiyemo, mu mbabazi uraturinze, kandi imitima yacu iranezerewe. Nubishimirwe. Nyemerera rero Papa, nyuma yo kugushimira impano y'ubuzima, nyemera amaraso yawe atwuhagire, niyuhagire icyatwanduje cyose, icyari cyatubarurirwagaho, amaraso yawe nagihanagure. Tuyimanjagiye amaraso ya Yesu, tuyaminjagiye mu kirere cyacu cyo gusenga cy'iki gitondo, mu izina rya Yesu. Afunga ibyo gufunga, afungura ibyo gufungurwa, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kandi Kristo mwiza, utwemerere uko Uwiteka Data wa twese ahagurutse, agahaguruka ari intwari, nawe uhaguruke mwami w'Imana w'intama w'Imana nzima, mwami w'abami. Haleluya. Mwuka wera uhaguruke, ubutatu bwera. Haleluya. Amaboko yawe akomeye akore. Haleluya. Ategeke mu buzima bwacu, byari byadufashe biturekure. Amaboko yawe ategeke, adukorere. Haleluya. Kandi ingororano zawe mwami turazakiriye. Hari ibyo twakoze, tugororere mwami, tukiriho tubone ibyiza mu isi y'ababaho, kandi utwiture Yesu. Witure buri wese ibyo wanya n'ibyo yakoze. Umuntu wese dufatanyije gusenga muri aka kanya, muri gahunda ya gusenga mu gitondo, umurebe neza, umwiture, umugororere ibyiza, utwiture ibyiza mwami. Kandi abakoze nabi ubahe kwihana, suko umwuka wo kwihana uhindura umushyitsi imbere yawe, kandi bazibukira ikibi, bakore byiza. Ijambo ryaravuga ngo twige gukora neza. Ibyo nibyo dushakaho, ibyo nibyo dusaba, birimo gukiranuka, birimo imbabazi, birimo urukundo. Ubitubashishe mwami, utubare ibyo tutashoboye, ibyatunaniye, ibyaducitse, aho twarangaye, ibyo tutakoze, aho hose utubabarire mwami. Imbabazi zawe zitunyuremo mu rukundo rwawe. Uyu munsi tuwufatanije n'ubu buntu, ubutwari bwawe bugaragaremo. Buri saha y'uyu munsi igaragaremo ubutwari bwawe, kuko ubwo nibwo wazanye. Buri saha y'uyu munsi amaboko yawe adukorere, ahagaragara n'ahatagaragara. Amaboko yawe adukorere mu minsi yacu yo kubaho dusigaje mwami. Amaboko yawe adukorere, tuyabone, adutegekere iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Adutegekere mu byo twifuza, adutegekere mu masezerano. Amaboko yawe mwami. Haleluya. Tuyabone impande zacu zose. Amaboko yawe mwami tuyahuje n'amaboko yacu, kugira ngo dukore ibyo ushima ushaka, kugira ngo dukore ibikunezeza. Yesu wagenda gukora ibyiza, natwe tubashishe. Erega dushobozwa byose nawe uduha imbaraga, utwuzuze mu izi mbaraga zidutera gukora ibyiza. Urakoze mwami, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Umunsi mwiza. Yesu abategekere. Shalom.